dore murananiwe ye ntago nananiranye oya nta nubwo ninaniwe ikindi sinibagiwe ni mu mutwe by'iki gihe ngume mu mita gihe ijoro riba ruwariraye. Ndabakunda ni ukuri ko Imana nkunda abantu mwese mudukurikirana mwese reka mbatere yambi ndabakunda cyane. Kora like subscribe ndetse na comment nurenza gukora comment ugende muri description urebe hasi harimo akanimero kanjye nurangiza unyandikire cyangwa se umpereze n'inkunga yose wifuza kudutera kugira ngo tubakorere ibiganiro byiza gukomeza kubagezaho ibiganiro noneho bitagaragara tutabakubita analize nziza zigaragara ni ibintu bitari ntari kwishimira muri ino minsi nshaka gukosora kamera zirahenze ni biri ku rwego rwo hejuru ariko ndabakunda byanga bikunda hari igihe Imana izaca inzira. I'm Junior Kevin nagarutse kabisa mbambaje mbatama karimbo ka Bruce Melody bakita Hands Up ni kamwe mu karimbo keza cyane kuyu muhanzi ita Iwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody wamamaye cyane hano iwacu mu ndirimbo zigiye zitandukanye nka Hands Up, Akinyuma, Katapira wazivuga ukarinda bwira ukivuga Bado nyinshi sawa sawa n'izindi zigiye zitandukanye yagiye akora amakorabo menshi rero agiye atandukanye hano iwacu mu Rwanda. Tumuzi na ba Kenny Solo, tumuzi na nande mumbwire n'undi muntu, tumuzi Kenny Solo, tumuzi na Juno Kiss Genza, tumuzi na abakobwa batandukanye Kunshiba, tumuzi na Shaggy, tumuzi collabo zoni hotel ni nyinshi cyane ni collabo nyinshi cyane uyu muhanzi yagiye akora bigaragaza hit ashobora kuba afite hano iwacu mu Rwanda. Uretse no kuba ari umuhanzi wagiye wandika amateka mu bijyanye na muzikani n'umuhanzi utangiye kugenda yandika amateka noneho mu bintu bijyanye n'ishoramari business aho yakiriwe n'inzu ya 1.55 AM ya Coach Gael igatangira kumwigisha uburyo bashoramo amafaranga niba koko bizamuhira koko nk'uko biri n'umwe mu bantu bazaba barahiriwe n'ubu buzima. Bruce Melody ni umuntu watangiye uru rugendo bitoroshye kandi bitamworoheye n'umuntu wahasorinze kabisa uzi haso nyinshi zigiye zitandukanye ziba muri ibi bintu. Uyu Bruce Melody rero uyu munsi wa none ageze ku rwego rwiza cyane rushimisha buri muntu wese ahatangira kugenda abona umusaruro w'ibikorwa byinshi yagiye akora. Rero Bruce Melody uyu munsi akaba yagarutsweho n'itangazamakuru kubera ibintu byinshi biri kugenda bimuvugwaho. Bruce Melody nubwo bwose yaje ariko akaza akihisha itangazamakuru cyangwa se akarikwepa. Ubwo yageraga i Kigali yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinzi ngo ari gukina yizihe diro ariko nizo ngiye kubabwira. Yewe ko tuba twinjiriye ra nta kintu wazuvuga. Yes, Bruce Melody rero yakwepye itangazamakuru ubwo yagarukaga i Kigali naho yarakomotse cyangwa se yaraturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, yaje rero mu buryo bw'ibanga agera ku kibuga cy'indege Kanombe ariko yabasha kuvugana n'abanyamakuru dore ko Bruce Melody yatangaje byinshi byatumye atavugana n'itangazamakuru cyangwa se adashaka no kugera itangazamakuru. Rero ni ibiki yari arimo avugwa rero cyangwa n'ibiki yatangaje ubwo yashyikaga ku kibuga cy'indege Kanombe ni kuri tariki 15 rero z'ukwezi kwa gatatu 2024 nibwo Bruce Melody yafashe rutemikirere yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi murabyibuka i Kanombe kabisa hari abanyamakuru bagiye batandukanye ariko Bruce Melody nta kintu yigeze abatangariza dore cyane ko yanabihoreye akagenda akinjira mu ndege akerekeza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yari yaravuze ko azagaruka rero muri Gicurasi 2024 ariko ikintu cyaje gutangaza benshi nuko ku ijoro ryo kuwa 28 Mata
mwaka w'ibihumbi 2024. Uyu muhanzi nibwo yasesekaraga ku kibuga cy'indege Kanombe. Uyu mugabo rero yageze mu rw'imisozi igihumbi agaragaza imyitwarire itashimishije abantu benshi, itaje no kunyura abantu benshi kubera yuko yimye itangazamakuru amakuru, kandi murabizi ko ikintu tuba dukora nta kindi ni ukugira ngo abanyarwanda bakomeze kugenda babona showbiz. Ni ikintu rero kitari kuri Bruce Melody rero bitandukanye nuko byahoze. Bruce Melody yakundaga kuganira n'itangazamakuru mu buryo bugiye butandukanye, ariko tukibaza niki cyamuteye noneho kuba adashaka kuganira n'itangazamakuru. Ese atangiye kumva ko ibinyamakuru cyangwa se itangazamakuru ry'iwabo riciriritse ku buryo ataganira nabo? Ese niki cyatumye Bruce Melody aza ariko ntagire interview atanga? Niki cyatumye Bruce Melody yihisha abanyamakuru? Ibi bintu ntabwo twe dusanzwe tubizi. Ashobora kumva atangiye kujya muri United States, atangiye kurimbana na Bashagi, agahita yumva ko ibinyamakuru byo mu Rwanda bikiri hasi cyane, ariko ibyo yakigira byose u Rwanda ni rwamureze. Si uko nguko mbyumva, uko nguko nuko abafana benshi bagiye batandukanye babyumva. Yes, Bruce Melody turaza kumva icyo we yabitangajeho, dore ko nawe yabivuzeho. Bruce Melody ntago abanyamakuru aba yabashije kuganira nabo cyangwa se ibitangazamakuru yavuganye nabyo, yabisobanuriye ko amaje kugera kuri rwa rwego, amaje guhaga ibitangazamakuru byose bikorera kuri murandasi na YouTube. Yumvikanisha kabisa ko yumvikanishaga ko yatanze umusanzu uhagije wo kuba yafatanya n'aba YouTubers kugira ngo batere imbere. Ubwe yitangarije ko cyangwa se yagaragaje ko ubu ngubu umwanya wose aho hayitangazamakuru rikora ibijyanye no kwandika ndetse na radio na televiziyo ni byo bitangazamakuru agomba gukorana nabyo. Naka akigyo nababwiye, atangiye kumva ko ari umuhanzi wa danje nyine itangazamakuru ryo kuri YouTube batakorana. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bigaragaza ko umuhanzi nyine amaje kugera ku yindi ntera. Alright, niko bimeze. Ariko n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye baganira n'ibinyamakuru. Iyo YouTube tuzayikubonaho kuganira na televiziyo, n'ubundi uzagaruka uce kuri YouTube, ahantu hose uzagaruka uce kuri YouTube. Sinumva ahantu itangazamakuru ryo ku binyamakuru bigiye bitandukanye nk'amaradiyo na televiziyo ndetse n'ibyandika biba bitandukanye n'umunyamakuru kuri YouTube wenda ubifitiye uburenganzira cyangwa warabyize. Ni ibintu Bruce Melody ubwe njyewe iyo nza kubonana nawe nari nko kumubaza akanyereka difference iri kuba uri mu YouTubers no kuba uri kwitangazamakuru. N'ubundi cyatangazamakuru uraza unyure kuri ya televiziyo cyangwa se turakumva kuri ya radio, turumva amajwi yawe. N'ubundi ya YouTube uri buze kwicaho, ya murandasi ntiwabura kwicaho uri iki cyane ko hariya ngiye ntekereza ko yasubije nabi kana nakantu kaba kababaje abantu kabisa. Bruce Melody ubyumve rero, ibyo bintu ni ibintu bitari fresh sana kabisa, uzanabyihane kabisa. Rero Bruce Melody ni umwe mu bantu berekeje mu kwezi gutaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yanakomeje kugenda atigisa imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda bitewe na saga iri hagati ye n'uwitwa The Ben. Bruce Melody avuga ko yagerageje guhuza amaboko na The Ben ngo bakore indirimbo, ariko The Ben akabica amazi. Yego, Bruce Melody ni kimwe muri saga yamubabaje cyane, na n'uyu munsi aracyabivuga. Byakomeje no kugenda bivugwaho cyane kabisa, byanga bikunda. Ariko hari n'ibindi bintu byamuvuzweho bitari byiza cyane. Bruce Melody ni umwe mu bantu bari kwaka indezo ni witwa Gasaro Diane, uvuga ko byayaba barabyaranye umwana kandi w'umukobwa, arimo arakwa indezo anayitange kabisa. Ni ibintu bikomeye cyane. Rero urumva ko nubwo yagiye, ariko twakomeje kugenda twumva Bruce Melody mu itangazamakuru nubwo ari iyo ngiyo kabisa. Ni ibintu byari umuntu aba atiteze, ariko byanga bikunda. Utuntu umuntu agiye akora hari ahantu tugera tukaza tukamugonga kabisa. Ikindi rero wanamenya kuri Bruce Melody mbere yo gukomoka iyo ngiyo muri United States of America, nuko byanga bikunda agiye kudutamo umuziki umeze neza cyane n'abahanzi bo muri United States of America. Kandi abahanzi hari n'ibindi bintu byinshi cyane baba biyiziye ubwabo bitangazamakuru. Ubwo rero mureke tubyitege cyane ko n'umufana nawe hari icyo aba yabonye cyangwa se hari icyo aba yumvishe. Bruce Melody rero hari ibintu byinshi abafana bagutekerezaho hano iwacu mu Rwanda bishobora kujyana United States of America. Ntacyo mvuze, ariko mbanaganiriye na benshi mbere yuko nza hano kuri coding ikiganiro, mbanaganiriye n'abantu benshi bakambwira utuntu twinshi tugiye dutandukanye, then nkanariza n'amakuru nkaza kuvuga nicyo kidutunze.
ndabakunda ni ukuri ko Imana nkunda abantu mwese mudukurikirana mwese, reka mbatere yambi, ndabakunda cyane. Kora like, subscribe ndetse na comment. Nurenza gukora comment ugende muri description urebe hasi harimo akanimero kanjye, nurangiza unyandikire cyangwa se umpereze n'inkunga yose wifuza kudutera kugira ngo tubakorere ibiganiro byiza, gukomeza kubagezaho ibiganiro noneho bitagaragara, tudabakubita analize nziza zigaragara, ibintu bitari ntari kwishimira muri ino minsi. Nshaka gukosora, kamera zirahenze, ni biri ku rwego rwo hejuru, ariko ndabakunda byanga bikunda, hari igihe Imana izaca inzira. Thank you so much.